yago uri umutekamutwe ijana ku ijana, abatakuza ahubwo nibo bakunyereraho, nibo bumva ngo wasabye imbabazi, nibo bumva ngo waciye bugufi, urabafite uburi kubashakamo content. Yago nazajya akora ikintu mbere yo gutangira mwese kwita muza ngo mukivugeho, mujye mugihe icyumweru mucecetse mu mupo w'icyumweru murebe. Nibwo buryo bwonyine muzamumenya ko abari ni ya nyundo ya agira cyaka bati ndabakubita iki ni ya ibaze ko izo mbabazi zenge nanze no kuzivugaho nyine yabavuniye mu mavi. So mu gihe nta muntu numwe ufite uburenganzira bwo kuzana ngo afate mikoro ngo avuge ngo Eric Semuhungu bamufungiye ngo abana yafashe ku ngufu, cyane ko nta rwego na rumwe rwigeze rubitangaza. Urumva mutegereze igihe bazabitangariza. Nimba yafunzwe azira gutwara yasinze, iyo ni traffic, nyuma y'iminsi 5 azataha. Ikaze kuri Label TV show, muri kumwe nanjye Label. Mbanje gushimira mwebwe mu nkunda mushyigikira rimwe mwe subscribe, batera nkunga banjye iyo ntakoze munyandikira mukambaza impamvu. Maze iminsi nameze neza ariko ubu ndahari. So kora subscribe na kuba batarayikora nyine, hanyuma mwe mwayikoze mujye mureba byibuze ibiganiro byanjye mu birangize. Nicyo mba nkeneye, mu bilikinge, mu bisharinge, biba bibaye muri bake kandi bake beza. Ndabakunda uko muri, so stay tuned. Okay, so uyu munsi rero nshaka kuvuga, numvaga nshaka kuvuga ku bintu bibiri, ariko reka mpere kuri iki kintu. Ngiye nabonye kuri thumbnail ya disclaimer avuga ko Eric Semuhungu afunzwe, kandi afunzwe azira gufata abana 3 batujuje imyaka ku ngufu b'abahungu. Abandi bakaba bari kuvuga ko afunze azira gutwara ikinyabiziga yasinze. Ubwo icyo gihe abafunze ari traffic, asohokera iminsi 5, iyo nta kindi cyaha yari akurikiranweho. Ariko nimba akurikiranweho cyase hari ikindi kirego cyari kiri muri RIB cyo kuba ngo asambanya utwana, harya tuye Ikanombe, kandi amakuru y'Ikanombe bavuga ko ngo hakunda kwinjira utwana, ariko utwo twana tw'uduhungu ntibivuze yuko niba twinjiramo abagiye kuturya. Ariko niyo abagiye kuturya, reka ngire ikintu kimwe mbabwira. Mu Rwanda ntabwo ubutinganyi bwemewe, sibyo? Ariko mu Rwanda nta n'itegeko rihari rihana abatinganyi. Siko bimeze? Abatinganyi ubwo bare ntibemewe ariko baranemewe. Siko bimeze? Ni nko kuvuga ubwo buryo ki mu Rwanda babikoze, no kuvuga ati ni kwa kundi byari ikibazo ukakirigata, sibyo? Ntago ubutinganyi bwemewe, ariko nta ni itegeko rihana umuntu wabaye umutinganyi, sibyo? Ndamye nashidikanya ko impamvu ari iyi ngiyi. Impamvu baramutse barishyizeho, abatinganyi bari kujya bahohoterwa. Icyo leta yanze nyine, yanze iryo yica rubozo rya hato na hato, uko guhohotera umuntu nyine umuziza uko yaremwe cyangwa umuziza uko yahisemo kubaho, sibyo? Mureke ngire ikintu kimwe mbabwira. Ujya muri pull-up z'abatinganyi uri umusore, z'abatinganyi uri umusore, akakugurira ibyo kunywa, akakugurira ibyo kurya, nyine akagucyura yakugeza mu rugo tayari akakurya nyine. Ugataha umugongo utagikora neza, sibyo? So Semuhungu nimba hari umwana wenda yaba yarasambanyije, cyane ko namwe mwatwana mwe mugenda ngo babarongore, muba mukeneye n'inzara ibajyana kwa ba Semuhungu na ba Jihad bose, muri abo batinganye bose bakajya kubaha ibyanyu, n'inzara zibajyanayo, sibyo? Mu gihe rero abatinganyi mwabakiriye muri societe nyine, ni munakira imyitwarire yabo, ni mwakire nyine uko bameze. Ndabeshya se dodo? Niba bakire. Nimba bakuririye umwana, uwo mwana abanza umenye ngo baje kumukura iwawe cyangwa yigemuye, sibyo? Niba koko nabo bana 3 Eric Semuhungu yarabariye, cyetse nimba barabafashe ku ngufu, ariko nimba barabariye babihisemo ari uburenganzira nyine, like babyemeye, babyumvikanye. Ikindi kandi bujuje imyaka y'ubukure, niyo baba batangana na Eric atigeze bafatirana. Nyine ngenzi ko nagafungiye gusambana, turi kubyumvikana, kuko nta ari police nigeze ivuga ko ifite Semuhungu wenda nka traffic, sibyo? Nari bubwayo nigeze ivuga ko ifite Semuhungu nk'umunyabyaha. Urumva? Njye ndimo ndavuga disclaimer, niwe ndi gushaka kuvugaho wavuze ko Eric yafashe abana b'abahungu.
sibyo? Bimwe mu bintu bishobora no gutuma bamurega iharabika, si bishoboka se? Sibyo ko disi Clemani yabyatuje, niba yabyatuje akanwa ke simbizi njye nabibonye kuri tamuneri yiwe, ariko ngo kuri zindi mbuga akoresha yanavuze ko atabifitiye amakuru, urumva? So hari nanjye undi muntu wambwiye ngo ikanomba Herike Semuhunga nyine ngo hinjira utwana tw'uduhungu tukiri dutoya ibiki, sibyo? Ariko dore ukuntu ibintu biba bihari, ukuntu biba bimeze. Eric ni umustar, ikindi afite amafaranga. So mwabana mwe mujyayo koko nimba anabatinga, mujyayo aba yaje kubakura iwanyu, abakura iwanyu cyangwa ahubwo mwebwe murigemura. Erega ku rundi ruhande mujye mworohereza abantu, murigemura. Urumva? Nimba wigemuye ukagenda bakakurya, ubwo ni amahitamo yawe nyine, ubwo bakuriye. Hita werura nawe ubumutinganyi cyangwa ube hybrid. Ubumutinganyi ube n'umugabo. Byose icyarimwe, ibyo birashoboka cyane ko ari byo byeze. Abatinganyi mu mabanke barimo, mu ma office agiye arenze abatinganyi barimo, abajama bajya muri gym ubona bakoze umubiri bameze neza, abatinganyi bare everywhere. Umva, abatinganyi bameze nka hari kimwe cya kabiri cya population. Am I lying? Ndabeshya. Uzi impamvu umutinganyi uyu kujya kumva ukagira ngo umugabo wawe ngo ari kuguca inyuma n'undi mugore, kumva ari kuguca inyuma n'umugabo mugenzi we. Kubera iki? Umugabo mugenzi we azi kwirya kurenza uko wirya uri umugore. Mwebwe umwanya wanyu abagore mwawuhariye mu matiku, uri mukizi kwirya ku bagabo banyu, uri mukizi kubaha keya. Umugabo mugenzi we akamubwira ati yawe umva se wowe utazi no kubivuga, akirya akamuha inyuma, kandi ngo ababashije ngo umuntu ngo baranga iyo yagiye inyuma ngo ntajya agaruka. Urumva? None ahera inyuma, ntabwo wowe mugore nta kindi yakongera kukubaza yigereye inyuma hundi mujama. Urumva? Umugabo cyase umusore w'umutinganyi cyase umusore w'umutinganyi iyo ageze imbere y'umugabo wawe amuha keya zirenze izo wowe umuha, bikarangira mutwaye. None ukabura aho ngaho wirirwa ubona bashaniye bahamagara ugasera shaniya, kumbi Poro Petero wa undi wirirwa ugendana n'umugabo wawe niwe side chick afite. Urumva? So mu gihe nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kuzana ngo afate mikoro ngo avuge ngo Eric Semuhungu bamufungiye ngo abana yafashe ku ngufu, cyane ko nta rwego na rumwe rwigeze rubitangaza. Urumva? Mutegereze igihe bazabitangariza. Nimba yafunzwe azira gutwara yasinze, iyo ni traffic, nyuma y'iminsi 5 azataha. Ibyo nta bintu birenze birimo. So mbere yo kujya gukora amatamuneri mugira ngo inkuru ngo zanyu ngo zirebwe, mujye munabanza mutekereze neza. Cyane ko numvishe iyo mujya kuvuga ngo ubutinganyi mwabugize icyaha, ntabwo ubutinganyi ari icyaha. Ubutinganyi ni amahitamo y'umuntu. Iyo biza kuba ari icyaha bari itegeko ribahana, nari hari. Mu Rwanda ubutinganyi ni bwemewe, turi kubyumvikana, ariko nanone ntibunanzwe. Ndabeshya? Na mahitamo, kuko wenda bararebye basanga na mahitamo y'umuntu. Nkuko umuntu abyuka mu gitondo agahitamo kuba umu YouTuber, nkuko Edisi Clement wahisemo kuba umu YouTuber, nkuko undahitamo kuba umusinzi, undakumva nyine ari gufiringa ikintu cyo kuba yumva ari umugabo nyine akigira umugabo, cyangwa kumva gufiringa ikintu cyo kumva ari umugore akigira umugore. Umuntu na mahitamo ye. Kuko abatinganyi bare everywhere, mu isoko barimo, muri banke barimo, kwa muganga bariyo, mu ma office hirya no hino bariyo, banambaye amakostime ni wabakeka, bafite n'ingo, bafite n'abagore kandi ni wabimenya. Urumva? Urahindukiza umugore wawe mu burira akanga guhindukira, kumva afite undi mugore mugenzi we ubimukorera neza kurenza uko wowe ubikora, kandi ufite n'igikoresho Imana yaguhaye cyo kugira ngo ujye ubikoresha. Ariko ugasanga intoki z'umugore mugenzi we cyangwa n'umunwa we n'ibiki biramunyura kurenza uko umunyura, kuko bureze buri hamwe. Abagore babiri babona bakenyeye ibitenge birirwa baganira, ukagira ngo ni abagore babiri bari kuganira ibibazo byabo by'ingo zabo, kumbi umwe ni sheri undi ni sheri, kandi bose bari mu ngo. Si byo se? Birahari. Umuntu mu gitondo arabyuka akambara ipantaro akayipoketa. Urumva? Agashyiramo inkweto y'abajama, agashyiramo ingofero, akagera hariya akaza kuguteretana icyana, uri aho ngaho mu kabari wagigiye wakirishije wagize gute, umugore akakigutwara. Ubutinganyi buri hamwe, ubutinganyi buri mu mashuri. Uzi ko buriyo? Buri mu mashuri ya segonderi, mu ma interna, muri gereza biriyo. Urumva? Hari umwana w'umukobwa nzi witwa Mutesi yagiye gukora ahantu, ari umukozi wo mu rugo, birangira umwana wo muri urwo rugo amutaninza ahinduka nyine umutinganyi. Birangira asigaye aryamana n'umukobwa mugenzi we.
urumva abatinganyi babyeme ba jihadi bande bose ba Eric Semungu barahari nyine bari proud yabyo mu byakire nk'uko umuntu umubona mu muhanda ari umusinzi byakire nimba uri kubwira umugabo wawe ngo bigende gutya na gutya ndiri gukora sex n'umugabo wakumva umugabo arimo arakubwira njye hari umu boyfriend nzi umukobwa yigeze kugira boyfriend bakajya baryamana mu boyfriend akamubwira ati mfatira ku mabuno nkandira amabuno yanjye kumva umujama arimo arabwira umukobwa ati kanda amabuno yanjye yafate nibatangira kukubwira ngo kanda amabuno njyewe reba hano nkubwire mbabwire inkuru yambayeho njye nateretanye n'umusore sinde umuvuga izina ari bwirebe man nsanga ryamana n'ingegera sinaka YouTube amenya ko atanagira canonirwa nkabona kuri YouTube ndamutse muvuze izina mwese mwete musanga muzi ariko we aranzara nabizi histoire ngiye kuvuga turi kubyumvikana man yarakazanye ari akantu k'agatipe arambwira ngo kitaga gapaparazi icyo gihe urumva ako gatipe man arakazana agahaye annex aho ngaho yakodeshaga nyine ngo numwana uraha ari gufasha ngo wirirwa gukora iby'amapranka n'ibicyaho kuri za YouTube aho hose kombi bararyamana turi kubyumvikana byabindira kwera umukobwa afuha sinzi uko nene namuhamagaye yanga kwitaba noneho nigira ko akajama karambwira ati sureba wowe uri girlfriend gutya ariko iyi ngiyi Imana yayikuye marayinyereka mu ntoki gutya arayinyereka yivanye marayifata arayinyereka urabizi wanjegera we nta nutwa urasinjya gusuhuza urabizi urizi ayikura marayinyereka arambwira ngo iyi ngiyi ni yabashaka gutya igitsina cye gutya gikuye isoni ziranyica Yesu we abantu twari turi kumwe icyo gihe barabizi yayikuye mare twereka aravuga ati uri girlfriend gusa kugira ngo abantu bamenye ko afite girlfriend ati ni iyi ngiyi yashaka umubiri urumva ati uri girlfriend wakaba girlfriend wanjye sinzi biri kumva icyo kintu uwo mujama yakoraga muri banke bro sindi buyivuge yari manager w'iyo banke sindi buyivuge aneretara urabizi wowe urumva kandi uguze igisekeje dodo baragenda ari uwo mu ex wanjye waza ari boyfriend nako kaniga arakaniga karambara kagapocket ukabona yere nakaniga nundi no agashyiramo costume ukabona n'umuntu w'umugabo kumbi bombi babiri bararyamana umwe n'umugore wundi turi kubyumvikana njyewe ntekereza ijana kurindi kubutinganya ari inzara turi kubyumvikana reka nkwereka ukuntu ubutinganya ari inzara reka nkubwire ukuntu ubutinganya ari inzara bajya muri ibi bintu ngo kugira ngo bakunde babona amafaranga hari abayabona bikabahira ukanabona ko nubwo ari umutinganya arasa neza hari n'abandi ubona ari abatinganyi b'imyanda bari aho ngaho basa nabi bisane ngo ni nko mu uburaya habaho iziri VIP arizo bita slay queens hakabaho n'iziri ciriritse arizo usanga hano Nyamirambo so no mu butinganyi niko bimeze hari abo byahiriye hari nabo byisha ahubwo urumva hari ukubijyamo uzi ko bitezemo umukiro noneho babandi babikuramo umukiro bakakubwira ngo ryamana n'uyu bagakuramo amavideo bakayohereza abasponsors babo abasponsors bakabaha amafaranga we bakaguha 2 cyangwa 5 uhora nyine ukina izo filime mpaka uhora ukora ibyo bagafata ubwo bu video biraho biciriritse ariko hari abaniga barenze bro banitwara abagabo abakobwa basariye bahora gym bakoze body bafite amafaranga bameze neza ukagira ngo n'umuntu w'umugabo w'inzozi zawe kumbi n'umutinganya urumva muri company hari amukora arinjira mwese mukamera mutya manager araje kumbi baramutingatingwa n'akantu karaho k'amafuti karara muri chambrette ira annex yiwe urumva so buri everywhere ni mu bwakire munabane nabwo nkuko mubizi yuko indaya zihari mwana zakire mwemera kubana nazo n'abatinganyi mu bakire mutazajya mwumva ngo umuntu ngo yahindutse umutinganyi ngo mwumve ngo ni ibintu birenze byabaye naga ari ibintu birenze bari buri hamwe hari abapapa bakuze ukagira ngo man baryamana n'utwana tw'udusore tukiri dutoye sibyo hari abagore bakuze ugasanga yirirwa ashorana n'umugore mugenzi we ukagira ngo ni bya bindi by'abagore kumbi bararyamana bire everywhere mu byakire mubane nabyo ntimunabatunga intoki nimugire gute mubakire mubifate nka hari amahitamo umuntu yahisemo y'ubuzima nyine ndabeshya se
kuko biri hamwe. Urugo rwawe rurasenyuka, umuntu akakubwira ati singushaka, ntago mu buriri ukinyura, ukagira ngo hari ikindi kintu, ugatangira kuvuga ati am I not a man enough? Turi kubyumvikana? Kumba akeneye who will fingering aha, ndabeshya. Ugasanga n'ibyo yikenereye n'ibyo yishakira, ndabeshya se. Niba biteze bino bitsina biri artificial byinjira mu gihugu biteze, si byinjira se n'ibicuruzwa, hari ahantu babicuruza. Ayo ma vibrator wajya muri expo kavamo na vibrator ubonye. Si bisora siyo byinje, njye ikintu cyose kinasora njye naribi. Urumva? Rero ngo kuba ngo ibyo bintu byanyu muri kuvuga ngo yafashe ngo abana ngo yamaza abo bana yabakuye iwabo bizanye, niba yarashize Eric Semuhungu babaye batujuje imyaka yabihanirwa, sibyo? Ariko njye impamvu ntabihagazeho cyane nuko ntabyo nigeze numva. Njyewe impamvu ibingibi ndimo ndabivuga dodo byumve, sibyo? Ntabwo njye nigeze numva ari urwego na rumwe ruvuga ko afunzwe azira gufata abana ku ngufu batujuje imyaka. Bose bari kuvuga ko ari ukuzira gutwara yasinze, ibyo ni traffic sinabitindaho, sibyo? Ariko ibingibi igitumye hoya wenda abari kuvuga yuko yafashe abana ku ngufu, nekereza ko ari ukubera cyagiye yirukanywe muri Amerika bamushinja ibintu nk'ibyo ngibyo, wenda akaba ari byo baba bagendeyeho, cyangwa se wenda wabivuza akaba hari amakuru yifata ku ngufu rya Eric Semuhungu yabazi. Ubwo umunsi Eric Semuhungu yasohotse undi azamusobanura aho ayo makuru yakura, ndabeshya nyine niharabika. Ariko ntibikura ko Semuhungu atari umutinganya, ahubwo icyo ntekereza Semuhungu agira abagabo bamurongora, sintekereza ko afite abana arongora. Kandi nimba afite n'abana arongora, mubanze munarebe ngo ubundi abo bana bakuri iwabo, cyangwa nabo Eric Semuhungu ashyiramo rimwe bakumva agomba kongera gukomeza gushyiramo. Ariko ikindi kibazo nibaza, none se umuntu waryamanye n'abagabo bagenzi be, niba Eric Semuhungu yari afite umugabo wamurongoraga, turi kubyumvikana, ese yabasha kurongora undi musore? Yivugira ko ari umugore, aba ari umugore, nta mugore waro nyine, nibyo ndi kuvuga. Eric nta muntu atera, ahubwo we baramutera, keretse nimba ari hybrid, sibyo? Aterwa kanatera, turi kubyumvikana. Ariko mu gihe nta mwana urahagarara ngo avuge ngo Eric yaramfashe, ubwo nta mwana yafashe, nyine ntawe uhari, sibyo? Abo basore nabo bagiwe nyine bujuje imyaka y'ubukure, urumva, bazi icyo bashaka. Nimba ko Eric ari amafaranga ahari, ubwo nyine niyo baba bakurikiye. Nimba ari ama connection y'abandi bagabo, ubwo nyine niyo baba bakurikiye, sibyo? Munabimenye, munabyakire. Uko abakobwa babyuka mu gitondo bagahitamo kuba indaya, ni nkuko abana bahungu nabo babyuka mu gitondo bagahitamo kuba batinganye. Kandi ibyo bintu nta handi hantu bipfira, birimo birapfira mu miryango. So biri gupfira se kubera ko ababyeyi nabo bamaze kwibagirwa inshingano zabo, si babyibagiwe se? Harabyibagiwe. Nta mubyeyi ukirera, umubyeyi gutekereza ko kurera ari uguhaha gusa. Rero mu gihe babaye bati none ngera umva abantu bavuga ngo igitinganye, icyo gitinganye ni landlord wawe, icyo gitinganye wanasanga ari nyokorome, icyo gitinganye wanasanga ari nyokukubyara, icyo gitinganye wanasanga ari so, but everywhere mubakire, mubifate nk'aho ari amahitamo yabo, mubakire, mwe kujya kubigira intambara, mubifate nyine byarabaye. Ndabeshya? N'abatinganyi babafata uko, nkuko bamwe babindaya bakabindaya mukabafatuka, bababajura bakabajura mukabafata uko. Gusa icyo nabibiri banga nuko n'umugabo muraranye mu nzu wasanga afite undi mugabo bakundana, n'uwo mugore wawe uhora yanga guhindukira wasanga afite undi mugore bakundana. Ahubwo ikibazo aho kiri muri kwanga kwerura, ni mwerure. Abanduye tumenye ko banduye, abakiri mu bazima tumenye ko mukiri bazima, tubane gutyo nyine. Ndabeshya se? Kuko hano ntago ubutinganyi babwemera, ariko nta n'itegeko rihana umuntu kuba umutinganyi, kubera ko kuba umutinganyi ni amahitamo yawe. So we disclaimer rero, uzagera igihe udusobanura hizo nkuru z'abo bana batatu bafashwe ku ngufu wazivanye. Kiretse Eric nasohoka akaguhereza, ariko nataguhereza uzabitubwira, byanga byakunda tuzabimenya. Cyangwa se nimba ari nabyo azira kuko wenda yarafitemo ikindi kirego, nkuko nabyumvishe Skyto bivuga ngo yarafitemo ikindi kirego, ibyo byose tuzabimenya. Ariko ngiye cyo nashaka kuvuga hano nuko abatinganyi bari buri hamwe. Bano bakobwa murimo murabona mu bubari, uramutereta
yifitiye undi mukobwa bakunda, ibyo mu byaki nani yanayitwaje ayigendana, yanayicaginze ayigendana mu isakoshi. Mu byakire njye nsigaye mbifata nk'ibintu biri aho bisanzwe. Ni nk'uko umuntu ahitamo gukorera amafaranga undi agahitamo kuba umunebwe, nyine buri wese yahisemo ubuzima bwe. Kandi abatabyemera nibo benshi kurenza ababyemera, wari ubizi? Abahakana ko atari bo nibo benshi kandi ari bo. Abambaye amakoti bihishira baniyuba. Jewe nzi n'abagabo babiri nzi biyubashye, nzi baryamanaga kandi bafatika, bafite n'amafaranga, batwara n'amamodoka afatika, murabizi. Rero bare everywhere mubakira ibyo munabyoroshye. So wafunzwe nafungurwa nyine ubwo tuzamenya icyo yari yafunzwe azira nadafungurwa. Ubwo ni ibyo. Nimukajya mugera ku mutinganyi ngo mwumve ngo ari ibintu birenze. Wasanga n'umukobwa utereta ari umutinganyi, wasanga n'umujama mugendana aryamana n'abajama bagenzi be kandi akaba atakumenyera iryo banga gapoa. Bari buri hamwe, bariyongere, baragwiriye, mubakire mubane nabo. Sibyo, reka twikomereze indi nkuru. Reka nivugire kuri izi mbabazi za Yago. Ari kugenda asaba abantu bose, Yago uri umutekamutwe 100%, abatakuza ahubwo nibo bakunyereraho, nibo bumva ngo wasabye imbabazi, nibo bumva ngo waciye bugufi. Urabafite uburi kubashakamo content. Sibyo, nabonye uyu Tycoon, nabonye Tycoon avuga ngo Yago ngo ni inzara ngiri kumusabisha. Ubuse tuvuge ko zira views abona kuri channel yiwe zitamwinjiriza? Ziramwinjiriza, si byose? Nago yahora muri studio ajya gukora indirimba nazikorera amashusho n'amafaranga afite. Ndatekereza rero iyo naga ari inzara. Ahubwo abantu mutarasobanukirwa Yaga ari we nimwe mufite ikibazo. Yagabereyeho kubakinira mu mutwe, yagabereyeho kubavugisha. Muvuga ibyo yagashaka ko muvuga. Arabyuka mu gitondo akagusaba imbabazi, mukanahuza ejo mu gitondo agahita gukatira. Wabanje uravuga ngo ni inzara n'ibiki atari inzara, arabavugisha ubwo arabavugisha. Sibyo? Nagiye no kubona mbona na Paxson nawe avuga kuri Yago n'ibiki. Nka Paxson koko, mwese ko muri abanyamwoto mwese, wewe namenyo biba bigaragara. Mbere yo kujya budi Yago nazajya akora ikintu, mbere yo gutangira mwese kuhita muza ngo mukivugeho, mujye mugihe icyumweru, mucecetse mu mupo w'icyumweru murebe. Nibwo buryo bwonyine muzamumenya ko abari ni ya nyundo ya agira cyaka bati ndabakubita iki ni ya mujye ibaze ko izo mbabazi zenge nanze no kuzivugaho. Mujye mu iminsi 7 yakoze ikintu, murebe ko Yagari bukomeze kugendera muri uwo murongo w'iyo minsi 7 nibishoboka. Aragira ngo mumuvugeho, nago yishyuye abana niba ari gukora ama challenge y'indirimbo ngo kubita mu mavi. N'aba TikTokers wagiye bona barimo barakora challenge y'indirimbo ye. Yagaragira ngo mubanze mu mugoze mu kanwa. Nyine yabavuniye mu mavi. Ni izina ry'Imana yabavuniye mu mavi. Nka Tycoon ujya kuvuga ngo Yago ngo afite inzara, katubyemere. Sibyo? Afite channel, byibuze afite platforms zihagaze neza nk'iza Yago. Wapi? Ahubwo nimwemere ko yagabakirira mu mutwe munabyakira barusha ubwenge. We arimo arabakubitira mu mavi mu muhoze mu kanwa, ari gushwana na Regis, ari gushwana na buri umwe, abandi agahindukira akabasaba imbabazi akagira ate kugira ngo album yirebwe, kugira ngo yagabahore mu mutwe. Yaga icyo abadashaka nuko mumwibagirwa. Ntago yagashonje, afite imbuga zihagaze neza zimuha amafaranga afatika, nanzara afite. Icyo abadashaka nuko abava mu mutwe. Rero mujye mutaramenya ko barimo arabakinira mu mutwe, ahubwo mufite ubwenge buke cyane. Uramujama barusha ubwenge mwese kuko ikintu cyose atekereje ashize hanze arabavugisha kuko ni umu content creator. Izo nazo ni content namwe mukaza mukabwanuka ngo umuntu yashonje ngo mufite ikibazo. Anyways, ibiganiro bya Label nakagaruka, abakunda stay tuned.